Yesu ashimwe. Njyewe Apostle Ukuri nkunda. Nari ntekereje gato. Ndashaka kubaza abagabo cyane cyane abapapa, ababyeyi b'abapapa bari kurera bafite abana, waba ubarera cyangwa utabarera, waba uri mariye cyangwa utakiri mariye, as long as wumva ko hari umwana uri hanze wabyaye. Nagira nkubaze ijambo kandi usubize. Iyo urebye ubuzima ubamo, iyo urebye ibyo ukora nk'umugabo d'abord, nibwo buzima wifuza ko abana b'abahungu bawe bazakora? Ibyo ukora nk'umupapa, nk'umugabo, nk'umubyeyi, nibyo wifuza ko abana bazakora nibakura? Tuvuge umwana utangiye imyaka 18, ni kuvuga adult itangira ku myaka 18, ukareba umwana w'umuhungu aho ari hose, ubuzima ubayemo uyu munsi cyangwa ibyo wakoze n'ibyo ukomeza gukora n'aho ugeze n'urugendo urimo, ubona umwana wibyariye w'umuhungu w'umusore ari bwo buzima umwifuza kubaho? Wisuzume urebe, urahita umenya igisubizo cy'ubuzima ufite. Nimba ubuzima ubayeho utabyifuriza umwana w'umuhungu wawe ko ari byo bizamubaho, or he end up means arizo ngaruka z'ubuzima bwe, bivuga ko ubuzima ubamo atari bwo. Kuko abana b'abasore wumve ngo uba uri kubereka uko ejo bazaba ababyeyi, abagabo. None rero ubugabo bwawe burya wabesha benshi ariko ntiwakwibeshya, ushobora no kubyirengagiza ariko ukuri urakuzi. Mu gihe rero ubona ubuzima ubayemo, ibyo ukora utabyifuriza umwana w'umuhungu wawe, ni igihe cyo kwikosora, kubera ko bihita bikwereka uwo uri we. Naho nubona ubuzima ubayemo ukavuga uti ibi nkora umwana w'umuhungu wanjye abikoze nta kibazo, ubwo ntacyo, kandi ntiwirengagize. Ikindi uvuga uti abakobwa mfite bahuye nk'umugabo nkanjye, bagashaka umugabo nkanjye, wowe mugabo wirebe igihe wagize urugo cyangwa urugo ufite, aho ndi kuvuga abubatse, abasenye ingo, uvuga uti mfite umukobwa. Iyo urebye mu buzima bwawe ubona umukobwa wawe akwiye, agize umugabo nkawe neza, ibyo ukora, uko umeze kuva warongora kugeza iyi saha, ibyo wakoze mu rugo rwawe, uko wafashe umugore, uko wafashe nyina w'abana bawe, kugeza na n'ubu, umukobwa wawe
tuvuge agize umugabo nkawe, abyaranye n'umugabo nkawe, akarongorwa n'umugabo nkawe, ku byo wakoze, wabona agize umugisha cyangwa wabona yarahuye n'akaga? Wisuzume, urebe umugabo wabaye, urebe umubyeyi wabaye n'umugore mwabyaranye, uhita uvuga uti umukobwa wanjye ahuye n'umuntu nkanjye, ukabona uri muzima, cyangwa ukabona ahuye n'umuntu nkawe, yaba ahuye n'ibyago, ubwo rero tumenya uwo uri we. Uyu munsi ntawe ugutunga urutoki, uritunga urutoki n'Imana. Uyu munsi ntawe ugutunga urutoki, ntawe ugushinja, ntawe ushinja, nta n'uwo uvuga uti ni kubera ibi. Buriya narakuvuze ngo umuntu azabazwa ibye, ntabwo azabazwa ibya mugenzi we. Rero wowe nk'umugabo ku giti cyawe, nk'umubyeyi ku giti cyawe wabyaye ukarongora, cyangwa ushobora kuba warabaye n'umugabo ntugire abana, ariko nk'umugabo nabyo nabivuze. Amen. Cyane cyane ababyaye nibo ndi kuganira nabo. Wirebe, uyu munsi ni wowe wisuzuma, kandi wumve ngo ubu ni hagati yawe n'Imana. Ntacyo bivuze ibyo abantu bakuvugaho cyangwa ibyo bagukekaho, ariko uyu munsi ikibazo ni wowe uri kukibaza, kandi igisubizo ni wowe ugifite. Kandi umenye uti niko Imana ikubona. Umutima ntubeshya, ushobora kwirengagiza ukabeshya abantu, ariko umutima uvugisha ukuri w'umuntu, ni nawe Imana izarebera ukuri, kuko ibyihishemo ni iby'ukuri. Rero uvuga uti ubuzima nabayemo kuva nagira imyaka 18, reka tujye na kure, kuva wenda hari igihe uba ukiri umwana, ariko ubu uri mukuru, hari ibyo uzi utakagombye gukora wakoze, none uragize urarongoye, ubaye umugabo mu rugo, none ubaye n'umubyeyi. Umwana w'umusore wawe, uko wabaye umusore ukaba umupapa, ukarongora ukaba umupapa, nicyo wakwifuriza umwana wawe w'umuhungu, ejo azaragwe umurage w'uwuri, azitware nk'uko uri uyu munsi. Nubona ari byo umwifuriza, ukabona ko uko witwaye bizamugirira akamaro, kuko byakugiriye akamaro, ubwo uzaba witwara neza. Nubona uko witwaye utanabyifuriza umwana w'umuhungu wawe, ni igihe cyo kwihana ukisubiraho, ukajya ku murongo ukamenya uwo uri we, ntiwumve ibyo abantu bakubwira kubeshya cyangwa bakoshya. Amen. Umukobwa wawe nimba ubona utamwifuriza guhura n'ubuzima, guhura n'umugabo cyangwa umusore nkawe, umusore ubeshya abakobwa, umugabo utafashe neza mama wabo, bivuga ngo nimba utamwifuriza kugira umugabo, reba ibyo ukora, urebe ibyo wakoreye mama we, urebe ibyo wakoreye urugo rwawe, urebe ibyo ubamo. Nimba ubona umugabo muri isi atomboye umugabo nkawe,
ukabona umukobwa we yabagira amahoro akazabaho neza, akazaba afite umugisha kuba yaragize umubyeyi nkawe, umugabo umeze nkawe, abana be bakagira umubyeyi, bakagira papa wabo, mbese abana b'umukobwa wawe bakazagira papa wabo nk'umubyeyi nkawe, ukabona ko umukobwa wawe atazateseka akaba umukobwa ushima Imana ku bw'umugabo mwiza n'umubyeyi mwiza ku bana be, ushima Imana. Ubwo ni ukuri umugabo mwiza n'umubyeyi mwiza bitewe n'ibyo wakoreye nyina umukobwa wawe. Ariko nubona ibyo wakoreye nyina, ugakorera urugo rwawe, ugakorera abana bawe, ukabona umukobwa wawe utifuza ko ahura nabyo, wishyire mu kibanza cy'abandi uyu munsi, ubwo uhita umenya uwo ari we kandi uwo uri we, ko Imana ikubona. Ko abantu bakubona ntacyo bivuze, hari abagushyigikira amafuti, hari abakuvuga ukuri, ibyo byose ntacyo bivuze, ariko ikiri ngombwa ni ukuntu Imana ikubona. Kandi ukuri bwibona uyu munsi, icyo ubona utifuriza, icyo uri cyo utifuriza umuhungu wawe kuba, icyo uri cyo utifuriza umukobwa wawe guhura nacyo, nicyo kigomba guhinduka. Kandi nicyo kizagucira urubanza, ni nacyo uzahanirwa imbere y'Imana. Uzi ubwenge arisuzuma agahinduka, akihana agasaba Imana imbabazi, ubundi agakora ibintu byose bishoboka, agasaba imbabazi aho agomba gusaba imbabazi, ubundi agasubira ku murongo igihe kitaragera. Iyi si turi abagenzi, ejo n'ejo bundi